twe tuguze n'umukire aguze inzu nyine hose araguze iyi nzu si yise None makumyabiri n'ebyiri zose ndazitaye ahubwo nawe ungura tantine wahari ahubwo nawe yasi muri za gacupa wimwe nubwo nanjye akandimo ndanywa bari bakamisha oya murakoze cyane ni ukuvuga ngo njyewe uyu mugabo ejo twaraguze oya ejo twaraguze iyi nzu sibyo ngo mwagize ko twaraguze amafaranga yamusigayemo ni 500 gusa ni mwaguze tujya kwa noteri turaboneka mutwe n'Kigali usinzi ku nshuro ebyiri noneho njye si ukugura n'ibikoresho byose byo mu nzu iyi nzu yo ni iyanjye uyu mugabo nambabarire utanshyira mu bibazo wa mugabo sinkundira iby'ibibazo oya wiguse wavuze cyane ese wopo iyi nzu mwigurisha inshuro ebyiri ku bantu babiri batandukanye Boss kumamagaye vuba vuba ngo mugereho nihuse byagenze bitera nta by'imikino noneho biri aha ngaha nubwo niranzu yanjye ndayibona bigiye kuba seri ibintu byose umva nshakira umukiriya inzu ngiye guhita nyigurisha kuko namaze kubona green card ibintu bigiye guhita bijya mu buryo ngiye guhita nambuka nshakira umukiriya iyi nzu ntago wayigurishije Karoli cyagiye cyo wibitindaho icyo musabye weho muri ibi bintu umukiriya nshaka kongera kuyigurisha ngahita nibona ibiceri kuko urabonye green card ibiceri bitabimburana bimaze kubura kandi nshaka guhita ncomoka nshakira umuntu ahitamo ibiceri ngahita nikomereza sigara dusinyana ibindi bizarangirira aho ngaho wembwira niba ubimurera ushaka amangahe nshakamo miliyoni 30 ya gusa zizavamo oya ahubwo se karo ko ndi kubikora nguruka inzu niyagura na ziri na 70 shaka Karoli yaguhaye 23 ubushakamo 30 akakanya 3 siguruka kandi mbabarira boro bigende neza nyine bizace mu mucyo zanigitira ibintu bigende neza reka nkwereke yego reka nshaka umukira wa 25 ubwo nanjye harimo tutwanjye yaba ari make y'amani yaba ari make y'amafaranga nawe uri kwihuta none se umuntu ushaka kugurisha mu cyumweru kimwe urabona waba ubonye umukiriya ugwa amafaranga ushaka gira wa nesheshatu na 7 gutyo nesheshatu wenda nzaguheme ebyiri nsigarane 24 nawe nabona bro nawe nabona tonto ushaka akazi ndagashaka kora gutyo nyine tu ariko bibi ngaro byirengera oya ntabirengera ngewe mutaka sindimo icyo nsabwa no kukugezaho umukiriya mukidiringira ebyiri zanjye ukazima ku ruhande sibyo okay ntacyo bitwaye ugomba kubikora neza kandi atansi yo mu bintu uzakora niba uzagenda ugashaka abakomisiyoneri nawe bakabikurikirana ijambo kuvuga ngo iranzu yaragurishijwe ntabwo kwese urumva nabikora niba atari ibyo tuzi ibintu nshaka kubikora mu mucyo nkazambuka umupaka nta n'umenye irengero ryanjye kuko ningenda sinzagaruka none se ikibazo namara kuyigura ukamara gucomoka ngiye nkasigara ari njye wayiranze inzu umva ukuntu ugiye kubigenza uwo mukiriya ntago azamerera nabi umva atansi ukuntu ugiye kubigenza we mugize umukomisiyoneri nawe uhita ushyiraho undi mukomisiyoneri sava uwo mukomisiyoneri ariwe uzazana umukiriya noneho nahamugeza we niba azagukurikirana bazaba bazanye ninjye twaguze nta wundi we hari ahantu uzaba wanditse se ntaho mu gihe nta hantu wanditse rero don't worry ibintu bizagenda neza ahubwo agira vabo sharika ngerageze muri iyi minsi hari n'ubukene ubundi wanguriye n'agacupa kubona nashomye amazi igihe we unoke nkorera diro gutyo nimugoroba turavugana agacupa ngagura agacupa ndakagura ngambazima ka visit nyine tu kugira ngo nijya mbazana singa ngenza namwuma ntacyo MTN yawe iracyari yayindi ndagukubitira yo mfene ntari akubikore neza urakoze cyane nibirenze icyumweru nonze tagiye icyumweru uko nanjye naje ntigite nanjye uranze sawa naje ndamugushakira kabisa aho ni fresh kabisa asante sana ngo narayigurisheje kavye ntabwo bizaje hano Kamonyi hari ikibanza cya miliyoni 4 n'igice cyiza cyane kabisa kugihoza tuna kaburimbo na hasi mu kabisa kabaka Sasa ndaje gato manze mvugishe umuvandimwe kaba umeze utese umeze ute kuri yawe ra twaraburanye zanzoga bita muswere na fasta charge zaraguheranye muswere ntabwo sizi se
eza w'imwana urabona warashaje wasiretse wa mugabo ndazivuyeho dade zigenzenga cyane waraziretse cyane rwose rero mufite ikiraka kagenda kagira inkuru gishyushye urabizi njye inkuru iri imbere cyane umva se mani biri seriye hari umukire wanjye afite inzu ari kugurisha kandi iyo nzu ashakamo 25 amake kandi mu cyumweru kimwe urumva nawe ukoreye mu cyumweru kimwe ukoreye nk'aka miliyoni nyine urumva ukuntu turabigenze ashakamo 25 kandi iyo nzu ye ihagaze 30 nagana heza ntago haze mu gatenga mugi ashakamo miliyoni 30 urumva we ni ukuvuga ngo uwo mukira tuzamuga 30 uriya tumukubite 25 ziwe ufitemo zingahe 5 tugomba kugabana turi babiri wabyumvise ebyiri wowe ngenga 2,500 2,500 sibyo tukanganya se tukanganya nyine kandi njye wagiye gushaka umukiriya ese sinashatse uyigurisha nase wagurisha ikintu kidahari naho ngaho umva rero ikintu cyo gukora shaka umukiriya ushyushye ejo mu gitondo uze tujye kumureba urumva uzafata 2,500 tunganye ariko niyanga gutanga 30 uzemerera 28 twazitora bivuze ngo ngushaka inyungu yacu nta kibazo ngo ibyo tuzabibaha neza kandi twayikuyeho ugiye kugakora cyangwa uri gukira jewe cyumbwira akazi gucya ukikambwira mba nakumvishe izere ko utari kumbeshya utajya mu nzoga ukibagirwa ikiraka kibishyushye burya wabize akazi ni imbere cyane inzoga zikaza ki nyuma ahubwo se sha nta kintu uhagaze ngiye maze iminsi nagakiriya ntaki umva rero kadungede ngiye kumushaka ive mu nzira muherenza n'umukiriya ese wabanshishije hari sawa akantu sawa ko maze iminsi numva uri gukora sawa aya buretse kugenda ariko ese kuri kumunga urabona utarunkumbuye ariko ntago uzi inkuru zawe nari mfite inkuru yishyushye sawa ariko tugiye tuzakora ese wabaye uretse zo zinkuru tuzireka ariko umva hari ikintu ushaka kukubwira wari uzi ko Karori umwana we rundi bake agiye gukora ndabizi sawa twacaye ku mugoroba tukanywa nako gacupa tukagira iki bafite inama y'umuntu cyane dukora akazi ibintu byo kubicupa tubishyire inyuma ese uri kugana hese uri kujyana ukiriya nyine reka tujyane nanjye n'ubundi nanze uri gucamo n'undi gucamo iyi nzu yawe iri ahantu heza ariko ntabwo ari nziza sibyo ariko burya ngo nangahe komisiyoneri kubwiye se subiramo ubuno simba nyibye miliyoni 25 wayishimye nta kibazo kandi bigahita bira akwenisha ntabwo naziguha ngakubwira impamvu ntabwo miliyoni 25 ino nzu nabonye yatangiye kuhomoka ari hanze mwagiye mushyiramo ibintu by'ibiraka by'amasima biranzahita mbishwanya gusa bongere baterewe ikikara basanze neza banakore ko akunda abafundi bajya babikora neza ukabona ko imeze neza fresh nikamwereke muri 22 ariko se weho rwose ikaba tuvugana kubaka ntabwo mwari mwavuganye kuko twavuganye ahubwo sinzi ukuntu yisubiriye sari niba mwavuganye kurira mu rutete ubona ko iyi nzu iri ahantu heza reka rero ngiye nkwereka wa muhungu uzi kugira ngo utunge muri 25 cyangwa 30 nk'izo nunze cyangwa 50 nk'izo nunze cyangwa 100 singiye kuzimentioninga uba we n'abantu benshi cyane
ibyo bintu by'abakomisiyoneri muza mudutekera imitwe wawe 22 niba muyanzuye wowe na boss wawe reka okay reka twumvikane ntacyo yashyiriho nta kibazo ariko ubwo nyine aba bijyanye n'abagabo urabishyurira abo bagabo se barenze ubuyoga bw'ibihumbi wenda 30 nta kibazo ntacyo yashyiriho mbwira banke ukoresheje banke nikoje banke koje banke birahuye nanjye mfitemo konte ari muri koje banke Mujyuma mwazize ngo nuza andikamo konte yawe ya koje banke shyiramo account number yawe amafaranga yagezeho yabonye ya transfer nayo komisiyo yawe mbwira nimero yawe ya momo we turadombe ni kuri momo vuga ngo munani oya oya enda yandika mbere gitanga Paruto Allo Oya ntago mari harya wari usigajemo amafaranga ngahe ariko ntago mari mabusha none se wareka tukazabikoresha oya nahageze ntabwo nakongera gusubira inyuma mbese byabiri kutubuza kandi nanjye gahunda ndafite nyinshi ahubwo umudamu wawe se nawe ari ngo ndebe ko hari mbe nicaye muri salo okay sawa nakundi ntari umva se point ndimo ndihuta ahubwo nabwo arambwiye ko ufite n'inzoga nk'izi ngizi urabazihishe nabirambitse aha ndimo ndihuta rero kagenda gahunda se yarangiye dusikaje kuzajya gusinya kwa noteri Odi uyu ni waguhamagara gase iyi ni madamu wawe ze komere manda zambwira ngo se aba umugore we cyangwa wenda ni nka nyirasengero akano yanjye basasa ubona ko bari kidebe uri tantine w'uyu musore niba no musore nako hari gahunda ngende dufitanye nje gukemura nge nawe nta by'abatantine komera nta kibazo none se umva ndi kwihuta rero soza umushoferi ku muhanda soza umushoferi ku muhanda ndi kwihuta dukemure ya gahunda ko nuzuye konti yawe wenda yibuka nuko nanze kubikora tutari kumwe mwataha nta kibazo dutahe none se waretse kuva mfite amafaranga tugahita tujya kwa noteri wigenga tugahita dukora kwa mugani mwareka tukazabikora ejo kwa noteri se tubikore kano kanya nibyo byiza kujya twe tuguze n'umukire yaguze iyi nzu nyine hose arahaguze iyi nzu si yise rero 22 zose ndazitaye ahubwo nawe ungura tantine wahari ahubwo nawe yasumiza agacupa wimwe nubwo nanjye akandimo ndanywa bari bakambye oya murakoze cyane uvuga ngo ngewe uyu mugabo ejo twaraguze oya ejo twaraguze iyi nzu sibyo ngo mwagize ko twaraguze amafaranga yamusigayemo ni 500 gusa ni mwaguze tujya kwa noteri sinzi kurwa incuro ebyiri noneho ngiye si ukugura n'ibikoresho byose byo mu nzu iyi nzu yo ni iyanjye uyu mugabo nambabarire utanshyira mu bibazo wa mugabo sinkundira iby'ibibazo oya wiguse wavuze cyane sopo iyi nzu mwegurisha incuro ebyiri ku bantu babiri batandukanye ako yewe narume none se nawe amaze kugira kurya amafaranga yawe komisiyone nawe umutekamutwe mugurishije inzu incuro ebyiri aravuze ngo mugurishe iyi nzu incuro ebyiri amugenga none se nyine inzu yigurisha incuro zingahe turewe kandi buriya reka ngwereke umuntu w'igisambo ushaka kubiyoberwa dore ibi byose ni ibituma ubigisambo ndavuze ngo mbariza amafaranga yawe ndayaba